Bismillah, alhamdulillah, dushimi Allah subhanahu wa ta'ala, tunamusingize kuba tugikomeje isomo ryacu rya fiqh aho tugiye kurebera hamwe kubigendanye na tayammum. Tunasabira Imana Muhammad sallallahu wassalamu alayhi. Mbere yuko dutangira iri somo cyangwa se amategeko agendanye na tayammum, turi buze kurebera hamwe izi qissa zigira muri ebyiri. Qissa ya mbere ni Amr ibn al-As radiyallahu anhu, ahavuga ko Rasul sallallahu alayhi wasallam rimwe yabohereje ku rugamba, nuko urwo rugamba hari himbeho ikaze cyane, abonanye n'umufasha we aza kugira ikibazo cyo gutinya amazi ko aramutse yiyuhagiye amazi ashobora kuba yamugiraho ingaruka akaba yatakaza ubuzima bwe, nuko areka gutawaza cyangwa se areka koga, arangije aratayammamu. Amaze gutayammamu, abasahaba cyangwa se bagenzi be baje kubimenya, babibwira Imana Muhammad sallallahu wassalamu alayhi. Amr ibn al-As asobanura Rasul sallallahu alayhi wasallam icyo yatinye nuko ihali yari imeze, arangije aramubwira ati kandi numvise Allah subhanahu wa ta'ala agira ati wala taqtulu anfusakum, muramenye nemuzigishe inna Allaha kana bikum rahima, kubera ko Allah subhanahu wa ta'ala niwe ubafitiye cyangwa se abagirira impuhwe kurenza mwe uko muzigirira. Iyi aya rero ni yanteye kuba natayammamu ya Rasulullah. Rasul sallallahu alayhi wasallam abyumvise fatabassama cyangwa se fadhahika, araseka. Naam, tukareba na qissa ya Ammar bin Yasir. Ammar bin Yasir avuga ko rimwe yoherejwe n'Imana Muhammad sallallahu wassalamu alayhi, aza guhura n'ikibazo cyo kwirotera. Yiroteye biba ngombwa ko ari buze gukenera gutawaza, kandi yari ataramenya kubigendanye no gutayammamu. Aravuga ati fatamarragtu, nuko nivuruguta mwivumbi nkuko mubona agatungo kivuruguta mwivumbi. Ndangije mbisobanura Imana Muhammad sallallahu wassalamu alayhi, irangije irambwira iti kana yakfika hakadha, byari biguhagije gutya. Akubita ibiganza bye bibiri hasi, ahanagura mu buraga, arangije ahanagura ikiganza cy'iburyo, ahanagura n'ikiganza cy'ibumoso. Ahangaha rero uko niko batayammamu mu Islam. Inyingiro zo gutayammamu cyangwa se furudu tayammum, inkingi zo gutayammamu, icya mbere no guhanagura uburanga, icya kabiri no guhanagura ibiganza, icya gatatu no kubikurikiranya, yani ntabwo ushobora guhanagura ibiganza utarahanagura uburanga. Ikindi cyangwa se inkingi ya kane nuko wirinda ko hari igihe gitambuka hagati y'igikorwa n'ikindi, yani kuba wahanagura uburanga ukajya mu bye cyangwa se ukitaba telefone ugatinda, warangiza ukagaruka uje guhanagura ibiganza. Kubikurikiranya nkuko twabisanze no mu iwudhu nayo ikenera kuba twabikurikiranye. Naho itegeko cyangwa se wajib min wajibat atayammum, nuko ugomba kuvuga bismillah, yani mbere ya byose, mbere yuko hanagura uburanga uvuga bismillah. Kandi twabonye yuko wajib iyo uyiretse ubigambiriye, icyo gihe iwudhu yawe ibipfuye, ariko iyo wayibagiwe iwudhu yawe iremerwa. Naho kubigendanye na shurutu cyangwa se conditions zisabwa kugira ngo umuntu abashe gutayammamu, icya mbere no kubura amazi. Kubura amazi birimo uburyo bubiri, hari ukubura amazi 100%, yani nta na make ufite, hari no kubura amazi ariko ukaba ufite make, ari byo twise kulli wa juz'i. Kulli wa juz'i, iyo ubuza amazi nta na make ufite, icyo gihe uratayammamu. Waba ubuza amazi ufite make, nabwo uratayammamu, ariko yandi make urayakoresha. Urugero, niba ufite amazi ushobora kuba yagukarabya uburanga, ukaraba uburanga, warangiza ugatayammamu. Naam, indi condition ya kabiri nuko igihe cy'isala kigomba kuba cyagiye. Iyo sala ugiye gusara igomba kuba yageze, yani bamaze gutora adhana nibwo wemerewe gutayammamu. Igihe cy'isala kitaragera ntabwo wemerewe kuba watayammamu.